Yes, reka rero nongere mbabwire nti mumeze mute no mutaramu wanyu ubasuhuza mbabwire nti rero weekend nziza sana tena sana. Mubwire intera santeni sana kwa kweli wewe ulioshindilia ile sehemu ya mambo ya subscribe. Wewe wakoze kuri subscribe rwose uri umuntu w'umugabo rwose nkukunda kubi nawe utarayikora rero nyamuneka kora kuri subscribe tujya tuganira hanyuma gahunda zigende neza cyane mwabantu mwe ahatari urwango burya ibintu byose bari poa kweli. Uwakoze subscribe rero nawe icyo usabwa ni ugukora kuri like zikaba nyinshi cyane, hanyuma comment zanyu zikaba nyinshi. Narababwiye ngiye comment sinzi tinya namba iyo uzanye yose mba ndi hatari kweli. Narababwiye nti rero umuntu atanga icyo afite. Burya n'abarozi batanga uburozi baba babitse nyine niho utinyira rero. Yes, ubwo n'umuhungu wanyu Kalisa Bruno tayifata yare nkaba namaze gutezamo rero ndaje kugira ngo tuganire mawiri ama matatu yagiye cyangwa se ibigiye bivugwa cyane cyangwa se ibyagaragaye ku bibuga. Mukanya murabizi ko ku bibuga bigiye bitandukanye bya Ndumbwe aho ikipe ebyiri narababwiye nizo zihatanira igikombe cya championnat ni nazo mbashaka kuvugaho cyane. Izo ni ikipe ya Rayon Sport yari yakiriwe na Bugesera ndetse APR hariya kuri Pere Stadium barimo bacakirana n'ikipe ya Gorilla Papa. Icyo mbashije kubona ni kimwe nanasubiramo, mubonye ibibereye Bugesera abafana batera amabuye bacanganyikisha abantu bari kuri rwa ruhande rurimo ibibuye batangira kohereza intosho mu hariya. Umuhuriga hariya yarekuraga ibuye rikaza rivuza ubuhuha wagira ngo yarare kuyimikatura, icyo bita imikatura. Hariya hari umuhuriga w'umureyo yarekuraga ikintu bita isarabwayi ryazaga rivumera. Umusifuzi rero aravuga ati ibi bintu ibuye rikomerekeje umuntu hano byaba ari ibindi ahitamo guhagarika match. Rero ubwo ngubwo amakuru mbashe gukabuta nuko match izasubirwamo kandi gahera kuri wa munota yari iri hopapa. Kwa kweli mambo ni hatari mbere ya rango. Nkabagambira narayibabwiye mwabibonye abiramanse umusifuzi yasifuraga bakiramanta uno muhungu uno mwana uno musifuzi kuva nabera mbonye umusifuzi muzima cyane. Kuri ngewe ndifuza ko uyu mutaramu bamuhana bagi rwose. Uyu nguyu azagera kure kandi ndabibabwiye ntago ari kera. Uyu mwana muzamubona sifura za match zikomeye, muzamubona mu gikombe cya Afrika, muzamubona no muri mondial nakomereza ahangaha. Uti kubera iki abantu bari biteze kwaza ikipe ya Sport ntago yibwe mutabeshya, nta n'ikintu na kimwe babibye nimuze kubeshya kuko guhera ku munsi w'ejo nabonaga propaganda mwari bazanye abitwa Claude Muhawe n'Imana avuga ngo tuzibwa, atumira ngo ribu ndetse na ministre wa sport. Mwarabibonye bafana bagiye batandukanye barimo batumira ngo barabizi bazibwa kubera iki. Rayon Sport ni injyangiri. Narayibabwiye ntiburiya iyo wigishije umwana ukamuha tabia mbaya, iyo azanye za tabia zawe wamwigishije ntuzaze ngo witatse uvuge ngo bigenze bite. Ibi bintu byose by'imiteguro ni ibya Rayon Sport niyo yabizanye, mwabyanga mwabyemera ni ibya Rayon Sport nitegura nibo babizanye. Birabokama birabakurikirana. Ni nayo mpamvu babwira ni izi match zose ikipe ya Rayon Sport yatsinze zose hafi 95% ni imiteguro. Bafite ukuntu bagenda bagaca mu bakinyi bagaca muri komite bagaceremba bakagira gute hakiri kare bagatanga ibiki byose. Ni ikipe igendera ku bintu nk'ibyo ngibyo ariko se mwaguza abakinyi bashoboye mukareka kubyo. Ariko se ubundi wa mugani umutoza muzana wiki ahemberwa iki? Kari cyo kibazo cyane.
ibyo rero mureke kwiriza, mureke kwinwigiriza, mureke ibiki, ibi byose izo ngaruka nimwe mwazizanye. Ejo bundi mwafashe umutoza wanyu bita Celestin w'Umureyo mumuha ibipfurumba, arangisha gukora icyo bita dega y'umwaka wose, ahubwo n'imyaka 10. Yanga igitego cyagezemo ndani kwa ndani, abantu bose bari bahari bareba. Turibaza tuti eske huyu ni mtu au jini? Huyu ni mtu au zimwi? Huyu mtu ana utu au hana utu? Mtu gani? Kwa kuwa ikiwa na utu unatenda mema, umuntu ufite ubumuntu akora ibyiza, akora ibintu byose byiza kandi bitatuma bimutesha agaciro. Ariko twese twarumiwe. Narebye ndavuga uyu ni Celestin uko ushobora gukora ibintu nk'ibi, ariko amakuru nari mfite nuko uruhago rwari rwuzuye, bari bamuzaniye rwanganaga rutya. Yaturaga imibi. Ntabwo rero yagombaga gukora ibishoboka byose. Mwabonye ko yaranangije match habura iminota inaraseka, shagenda yishimye ati nkukenyereyeho afaranga we kama mbaya. Uyu yarwaniraga baji kuva za 40 avuga ngo banyimye baji, aho bayimuhereye murabona ibintu arimo gukora. Niyo mpamvu rero nkubwira uyu mwana ngabo uyu nguyu ni furu mukoko, nta hantu yibyereyo umupira. Murebe igitego cya mbere mwakubiswe, iki gitego cya kabiri iyi penalty yariyo. Niba mwibuka copyright uwo bita Manishimwe yakoreye uwo bita Barafinde, murabyibuka cyagiye hari igihe Rayon Sport badukubita penalty mu minota ya nyuma, murabyibuka uwo bita Dodosi asifura penalty, murabyibuka neza. Birasa mugende mureba amashusho neza niyo. Ariko ubwo muratangira twibwe muhubagurike mugire gute? Reka mu bifacing ibi byose nimwe mwabizanye. Nari babwiye ni buriya hari igihe kigera umupira usaba sinzi ukuntu navuga, ariko usaba ujanja wa ziada. Aba basaza rero ibi bintu ntago bikiri ibyabo. Niyo mpamvu nababwiye ntibashaka abana bakiri batoya. Hari abaherwe b'abana bakiri batoya bitwa ba Bazili bafite amafaranga yabo barahari. Hari uyu mutara mu bita Papa Keria Kazungu Ngufu Jini arahari, azamenemo amafaranga, wazazazana imitahe. Bareka batara mu barahari, uwo bita Munyakazi Sadati uzi ibintu bigenda. Hariya baramufatiranye baramwanga, banga no kumuhurumiya. Tekereza muri Covid umuntu batereranye wenyine bakamusigira Rayon Sport. Ariko ubu ni ibigaragara aho baziye bari abasaza nta kintu bashaka gushyiramo. Baraha ahubwo barabeshya abakinyi bagiye gukina nta kintu, ahubwo barabeshya ngo prime ngo y'ibihumbi 200. Nawe tekereza match ishobora kuguhesha igikombe cya championnat ngo utegeye abantu ngo prime ngo y'ibihumbi 200. Can you imagine? Desa ujyana mu kabari ntuyatahane ibihumbi, ariko abakinyi bariyo naho barasuzugurika kweli. Warangiza ngo uje gutega umusaruro mu bakinyi. Desamiri match nk'iyi ngiyi bikomeye kuriya nta gutegera. Reka mbigishe mwabasaza mwahubwo mumaze gusaza. Nta gutegera ibihumbi 200 umukinyi ngo prime. Baba data we, ubundi prime nk'iriya ku makipe nk'ariya byibura makeya amaki ibihumbi 800 ikabakaba muri miliyoni. Nibwo umukinyi aza yacacamaye aguruka akavuga ati kama mbaye, ariko ngo Desamiri tekereza kweli. Ujyana mu isoko ukagura amashu, ukagura karoti n'ibiki byose bikaba birarangiye. Reka mbabwize ukuri, niba ari izo nsinzi mutegereje muranambabaje, ahubwo murambabaje. So ikintu navuga nuko match izasubirwamo. Abahuriga ba Rayon Sport barekuyemo ikintu biti amabuye n'imikatura hariya baruhamo. Ariko reka mbabwire bareyo baravuga ngo niyo mwisaza uriya mwana ntago yabibye, ariko namwe mubanze mukadiriye murebe ibintu mwakoreye polisi. Twarabitatse tuhinduka nkaho ngari iki ngo urabona ngo nubundi ngo hari amakipe ngo musanzwe mufana ngo nibiki. Ariko turababwira tuti polisi iribwe muyikoze mu mufuka muri furayi ya point 3. None mutangiye kwiciraguraho ngo ibiki ngo mwibwehe. Namwe murabibona abakinyi banyu mu kibuga ukuntu bameze. Ikipe ya Bugesera man irazi ishaka kutamanuka yasaze reba ibintu irimo ikora. Uwitwa Kamarade reka mupongeze. Aba batoza nk'aba ngaba babene gihugu ba Kamarade, ahubwo aba ngaba bakwiye kabisa gushimirwa.
abatoza nk'abanyarwanda mujye mubaha n'agahimbaza musyi mubashyiremo icyo bita morali ju kuko abangaba ejo nejo bundi bazabara abataramo. Uyu Kamarade iyo yashatse gutoza ndakubwiza ukuri, Kamarade bana mwana yashatse gutoza ukamuha ikipe ukamuha amafaranga hari ukamubwira uti Kamarade ngizi niba ari miliyoni 5 ndaziguha, ariko nawe nkutumye igikombe wareba igikombe arakikuzanira 5 kwa 5 cyane rwose. Ahubwo ubutumwa nshaka guha rafiki yangu Kenisi imfura iwacu gakoza perezida wa equipe ya Gasogi United, ngewe rwose bwana Kenisi ndashaka umukandida ku gikombe kimwe umwaka utaha. Turukuri inyuma turagushyigikiye igikombe cy'amahoro. Dukeneye kubona Gasogi rwose bizandikwe mu mateka ko perezida wa Gasogi bwana Kenisi wasohoye ikipe, kandi ni ibintu bishoboka, ni ibintu bishoboka. Rezome integire mwe muri hatari, niba ari amafaranga muyatange, niba ari imisanzu muyitange hakiri kare, hanyuma niba ari abakinnyi bagurwe kare. Ariko Kenisi hari igikombe kimwe ngushaka umwaka utaha. Kora ibigwi ukiri mutoya, kora ibigwi kabisa ukiri mutoya, uzasige izina ibyananiye abo bose, wowe erekana makari yako. Ibindi rero match rwose zagenze neza. Aperi mukanya yari maze gushyiramo ibitego 2 niba ariko byarangiye, ngira ngo nuko ariko yari yamaze gukubita 2 yashindiriye. Ikipe ya Rayon Sport rero yasuwasuwe, ubwo byumvikana Rayon Sport isigaye ku cyo bita ku kiraro. Imebaki kwenye daraja, itabebwa, ishobora kubebwa nukuyiheka ikagenda ari kifudifudi. Itabebwa kifudifudi. Rayon Sport igiye guhekwa ku mugongo. APR igiye kuguheka sha, yaguheka amapyisi, yaguheka ngarama, yaguheka ucuramye, yaguheka ikigongo nyuma. Uko izaguheka kose Rayon Sport uzabyemere niko bihagaze. Bwari ubutumwa rero butena rinzanye kugira ngo mbabwiremo fair play. Niba biriya byabaye mujye mwemera. Bwibye polisi namwe ikipe nyinshi mwarazibye, ariko ubundi mwibwiki iriya penalty yari ya wazi. Igitego babakubise cyo gucubura gutya cya hatari, bacenze hafi defense yose irahungabana, bashyiramo ndani kwa ndani maji. Ariko nimwe mwabyiteye, mufashe Haji ngo hanze, mufashe Mborenga Fitina ngo hanze, abakinnyi mwaricaje ngo barabaguze. Reka rero mwumve icyo bita cyamutema kuni. Gusa rero icyo nababwira naho baragerageje, batadeo bamuvunyi ibyo ari byo byose, mugende mwicara ahantu kabisa babakubitira icyayi kirimo tangawizi nyinshi, mubanze muyiporeze, hanyuma mutekereze iby'umwaka utaha. Ariko birarangiye ubwo Derkonovic, n'ubundi Derkonovic wari wazanye ibyo bintu. Ubu ni ukuvuga ngo Rayon Sport ndakubwiza ukuri, mushuti wanjye Kenisi ndakubwiye ipambe neza, iyi Rayon Sport urayitwara umwanya. Asanteni sana rero, mukore kuri subscribe, mukore like, mukore comment, hanyuma mukore na share, ibintu bigende neza cyane. Ariko bahuriga ntago ari uko bimeze. Bareyo inshuti bavandimwe bafana ba Rayon Sport, ni utsindwa emera, n'ukubitwemera ibintu byose, kuko natwe iyo dutsinzwe turemera nk'abasportif. Ibintu byo gutera amabuye mu kibuga ntago ari byiza, ntago ari umuco mwiza rwose. Mujye mwiga discipline, gutsindwa mujye mubyemera, birababaza yego, igikombe mwari muzi ko muzagitwara, ariko ntago ariko bimeze. Mufite ubuyobozi budashoboye, mufite ubuyobozi buraho budigadiga. Ubwo rero ni mwitorero ubuyobozi bwiza, musaze mukirekarama, ariko nta buyobozi mufite. Twarabibabwiye, mwumvishije ibiryohereye, abantu barabashuka ngo nta cyabaye, ngo Rayon Sport imeze neza, ngo ibiki n'ibiki. Barabashuka mugendera muri uwo mujyo, ngo murashaka kumva ibintu biryohereye mu matwi yanyu ngo vinono. Nicyo rero nicyo tujye tubabwira. Ntibakababeshye, mujye mukurikirana, mujye ku myitozo, muhumuke, mubanze murebe, ibintu birakomeye. Ku munsi wa Claude n'abandi bataramu batangije propaganda bavuga ngo bazabiba. Ngo ibiki? Bwana Claude rwose muhawe n'Imana, umaze imyaka myinshi mu mupira w'amaguru, nshuti muvandimwe. Urabizi iby'umupira ukuntu bihagaze, urajya kubeshya ngo bazibwa nande? Kahubwo ari mwe mwazimaze ikipe zose. Ahubwo Bugesera yagiye kare muri kampo, muburaho munyura, Bakame bamushyize hanze, Kagabo hanze, murangije muburaho muca, mubuzaho mumenera, muravuga muti karabaye. Ubwo rero nimwemere, nta kundi. Niwumva wishimye rero ukore kuri subscribe. Asanteni sana, icyumweru kiza kuri mwese.